Umugabo witwaga Albert Bandura yatwigishije isomo rikomeye cyane ku buzima. Yavuze ko ubuzima bwacu butubakwa cyane n'ibyo dukora, ahubwo n'ibyo tureba buri munsi. Niba ushaka guhinduka, tangira uhindure ibyo witegereza. Ariko mbere yo guhindura intekerezo, banza umenye ko wageze kuri Thinking Sport Rwanda. Dusapotinga duha subscribe, like, share na comment. Nawe niba uri muri ba bantu bavuga bati kora ibyo mvuga ariko ntiwite ku byo nkora, menya ko ushobora kuba uri kwangiza bagenzi bawe ariko ukaba utabizi. Abantu benshi batekereza ko bigisha bagenzi babo binyuze mu magambo yabo, ariko ubumenyi bwo mu mutwe buvuga ikindi. Hari umugabo wabayeho witwa Albert Bandura. Albert Bandura yavutse ku itariki ya 4 Ukuboza 1925 mu gihugu cya Canada. Aha bahita Montreal muri Alberta. Yavukiye mu muryango woroheje w'abimukira. Ababyeyi be bari abantu bakunda akazi n'uburezi. Aho yakuriye mu gace gato cyane gafite ishuri rito. Ibyo byatumye Bandura yiga kwiyigisha, ibyo bita self learning, kuko abarimu bari bake, ibitabo nabyo ntibyari byinshi. Aha niho yatangiye kumva ko umuntu ashobora kwiga byinshi yitegereza abandi no kwiyigisha. Igitekerezo cyaje kuba ishingiro rya theory yaje kuzana nyuma. Turebe uko yinjiye muri psychology. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Bandura yagiye kwiga muri kaminuza ya University of British Columbia. Ikintu gitangaje ntiyari yaragiye kwiga psychology, ahubwo umunsi umwe yageze ku ishuri ahitamo isomo rya psychology kuko ari ryo ryari rifunguye. Ariko amaze kuryiga yararikunze cyane, araritsinda cyane, ndetse anahitamo kurigira umwuga we. Yabonye impamyabumenyi ya bachelor's degree mu 1949. Yakomeje amashuri ya doctorate, nyuma aho yakomereje amasomo muri kaminuza ya University of Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho niho yigiye cyane psychology y'imyitwarire ariyo bita behaviorism, uburyo abantu biga, ubushakashatsi bwa siyansi. Yanahakuye impamyabumenyi ya PhD muri psychology mu 1952. Nyuma yo kurangiza PhD, Bandura yatangiye kwigisha muri kaminuza ya Stanford University, imwe muri kaminuza zikomeye ku isi. Yahigishije imyaka irenga 50 muri Stanford. Aha niho yakoze ubushakashatsi bwinshi, yandikiyemo ibitabo byinshi, anahindura uburyo psychology yumvikanagamo ku isi. Bandura yabaye umwe mu bahanga ba psychology bakomeye kurusha abandi ku isi. Yahawe ibihembo byinshi bya siyanse, yemerewe no kuba perezida wa American Psychological Association mu 1974. Abashakashatsi benshi bamushyira mu bahanga 4 bakomeye cyane mu mateka ya psychology. Bandura yakomeje gukora ubushakashatsi kugeza ageze mu zabukuru. Yitabye Imana ku wa 26 Nyakanga 2021, afite imyaka 95 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibitekerezo bye byarakoreshwaga mu burezi, kuvura indwara zo mu mutwe, mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Ibitekerezo nyamukuru yasize avuze ko abantu ntibigira ku byo babwirwa gusa, ahubwo bigira ku byo babona abandi bakora. Niyo mpamvu twigana inshuti, twigana ababyeyi, twigana n'aba social influencers bacu. Albert Bandura niwe wazanye icyo bita social learning theory. Katurebe social learning theory ni iki. Albert Bandura yakoze ubushakashatsi mu matsinda y'abana. Yakoze amatsinda y'abana 3. Buri tsinda agenda rihereza igipupe. Mu itsinda rya mbere haje umuntu akazajya ahondagura igipupe akakibwira amagambo mabi, ndetse ameze nk'aho ari kugituka ari kukibwira nabi cyane. Abana bari bari muri iryo tsinda bakareba ibyo ari gukora. Itsinda rya kabiri hari harimo umuntu uri gukubita igipupe mu buryo busanzwe, kuko n'ubundi icyo gipupe bagikinisha bari kugikubita, ariko ameze nk'aho ari kukibwira neza, ameze nk'aho agiye kibereye umwana mwiza. Itsinda rya gatatu nta kintu na kimwe bigeze bakora ku gipupe. Abana barafashwe bajyanwa mu bindi byumba, ubundi bagenda babahereza ibipupe. Ibyo baje kugaragaza abo bana byari bisobanutse neza cyane. Itsinda rya mbere twavuze bahaye umuntu uhondagura igipupe akibwira nabi. Abo bana nabo bitwaye muri ubwo buryo, bafata igipupe baragihondagura cyane, basa nkaho bari kukibwira amagambo mabi cyane, bari kwitwara nk'uko babonye wa muntu yabikoze. Itsinda rya kabiri nabo bafashe igipupe bakazajya bakinana nacyo mu buryo busanzwe, nta mujinya bakereka. Itsinda rya gatatu nta kintu na kimwe bigeze baryereka, bagumye uko bari. Ibi ngibi bitwereka ko abantu biga bagendeye ku byo babona abandi bari gukora. Umuntu yiga imyitwarire mishya yitegereza abandi, akabibika mu bwonko hanyuma akabigana. Bisobanura ko ntiwigira gusa ku byo twigishijwe, ntitwigira gusa ku bihano cyangwa ibihembo duhabwa, ahubwo twigira cyane ku kureba abandi bantu. Ibi biratwereka isomo rikomeye cyane.
Ibyo iyi theory ya Bandura itwigisha mu buzima, icya mbere ni uko tugomba guhitamo neza abo tureba. Iyo urebye abantu bafite discipline nawe urayigira, wareba abantu bafite ubunebwe ugahora ubareba nawe ukazabugira. Ibigukikije byawe niwo mwarimu wawe ukomeye cyane. Ikindi cya kabiri, social media irigisha kurusha uko tubitekereza. TikTok, YouTube, Instagram bihindura buhoro buhoro umuntu, biguha ndetse n'indangagaciro nshyashya. Ikibazo si ibyo ureba rimwe, ahubwo ni ibyo ureba buri munsi. Ushobora kwihindura uhinduye ibyo ureba. Murakoze cyane, ndabakunda. Nimba iyi video yagufashije, duhe subscribe, like, share na comment, uzajya uguma kuryoherwa n'ibiganiro byacu. Murakoze.